mubi iyo utaza gutuma mvuga ngo urwanga rundenga. Ubu koko neza neza pe ndanze umuruhura nkurikiranye wakahambirwa. Ubu data koko uruyandoze n'uruki Imana. Yewe nibale Tugira gute? nibale Namwe muba mwabuze aho muruka. uhinga kwimeye kitamukoba bitewe n'iki Genda bibazo rurarurara ngo ni rwa data ubusa ndinze kuza mu musiri gutya irantumbi y'umugabo ngo ni data rudahari. cyako numva abantu bose mufite agahinda bimeze bite Oya wowe utagafite sindaba uri gukanura nk'urudagaragira ngo uri umutubu. Wasanga nawe ufatanya na data kwambura abantu. Noneho bukeri isuka iraza kunzanisha amagara. Ariko nk'ubu koko hari uraru maze ngo ni rwa data rwatereraga ikinda mama. Hanyuma rurarugore narwo rukunda kugarama bakarujya hejuru. Yo yemereraga iki gutwara inda yanjye nyagutwarwa igupfa mu magara. bite komba ninga mu mabera meze bite kutansohoza Hase mwagiye mureka kurengwa ku bantu. urushaka nkubitiza ukazi Nese ubu ntabwo ubona ko agahinda kanyishe ngiye kuma ngiye gupfurwa agashinyaguro. ahora n'iki ko nanjye papa nyirukanye ngo nanze kumukurikira mu murima arambwiye ngo ngende ngo nshaka umugore ngo nintamuzana ngo singaruke ngo nta mumaro mfite. Uwo ni umurenga uri kukwiruka mu maguru nese akwirukanye nyine atazi ko hari aho ufite aho kujya. Aranyirukanye birangira anyirukanye nese ko mbona aya mabuye abusa aya mabuye koko ahantu urahava. Komeza ugende nina havuze kuza utoragura amagara yanjye. Nigereye muri siporo nanjye nigereye muri siporo ngiye kuba ngenderaho gato ariko asaya mabuye ubundi wowe Tumuka nzi uruhande utanera umwaka ugatuma nitema igihe. ese wahinguye ko mbona bwa nake Ni mwebwe mwirirwa mwarigize inzirarezi mwirirwa mwambura ubugora abakecuru buzi. ngende cyangwa rero ugasanga ngende Ni uko ndeba nkabona ubugegera bwagutondagiye mu maso. yewe zaba se wacu tugiye ibiryo we Kereka niba atarahira usatira. wacu tugiye ibiryo zaba Dore uburyo agenda dore uruhanga. Umuntu muzima neza pe birinze bingendekera. Ndikumva n'ibida biba biri kumpatagura. Ayo! Umuhoro ufite. Emutiyeni nabo barashyomoka umugore umwana amerika mfite nahagize arizo mfite kuri momo waramutse iyo muri guhinga nimureba Ase urashaka nkukubite igifunga cy'isuka. ariko se noneho musigaye mwana nasaze neza kwira izuba ukaza guhinga urubuye Nese nina hingura ubuya nza mpinga iwanyu kwa nyoko. hano hakereke ubundi kodetse ko mwana saze byarangiye amakuru Ako se ubu ibisara by'urusatira muzajya muhora mubungabunga nkazaraho mbi mukatakata. Ubu mwabuze ibyo mukora. cece gashaka abanyamagamba ahantu Ubu dukereka babamariye muri gereza. kugira umushinga ahantu ni heza ushobora guhingamo intoryi ugahingamo inyanya ukajya usaruramo imiteja karoti. Nukomeza kuvuga ubwo bugambe n'imvuze zuzuye mu menyo ndayaranduramo. Ese ntabwo naborose Ntaso mujya gutera imyaku bene wanyu muragakubwa n'umuruho. Ubu se koko urumva mpindutse bampora iki burundu. ikintu bita imico n'imyifatire Ubu se mpora ni ingenzi muri buno buzima turimo kumva koko imico n'imyifatire bifasha mu kwirinda indwara zo mu mibonano mpuzabitsina imibonano idakingiye kumva nk'umwana w'umusore ukiri urubyiruko ugomba gushaka iterambere nyine rizagutunga mu buzima buri imbere. Ariko se reka mbango wase pastor ura kuba narizigamiye urumva nkazigama dore mu rugo ngiye dufite impavu imyaka yanjye mfite nashatse uburyo nakwiteza imbere narizamuye ngiye noroye impavu sigana ribera umworozi w'impavu ku myaka yanjye pastor icyo kintu nakoze si igikorwa cy'abantu. Ugomba gushaka icyaguteza imbere ni ingenzi no kwirinda nabyo ni ingenzi ukirinda ibishuko kurinda kunywa inzoga ukumva ko iyo unyweye inzoga ukiri umwana ni hahandi nyine ubwenge bwawe bugabanyuka bukaba bukeya
bigatuma mwanyitegereje mu mico n'imyifatire bihita birangira. ariko wowe uciye aha mubizi ni mwebwe muzacana umuriro uzatwika abanyabyaha mwabintazi. Ubwo rero mbere yuko mudutwika muzaza mushya ugomba ku isabato ndinze kubanisha sawa sawa. ubu ntabwo ubu se mwako mwambaye nta madamu nta mupadiri ushaka umugore yabiri kuvuga ngo mujye mwaka muzahabwa. Ubu se igihe nahereye nkwaka kuki utama kukumana ngera naho gucira bikanga amacandwe yarumye nta buhehere nta bunyenya nta kunyenya koko ibi ni ibintu. Mwiriwe ndapfuye neza birarangiye koko. ako se witwa niki? Pfuye nikora inyuma. Wiriwe harabura gatoya ngo njye ndya ubugoro rwose. None se icyo cyo kurya ubugoro cyo ukirya utari umwana muto de? shabyiwe ubu se nturi kubona ko icyo ashigaje ari ukwitora inda? Watahasi ukajya gufata ibya saa sita ko mbona n'ubundi izuba ryarenze. Kuriro ntukabyarana. Ubu nabonaga umeze nk'umumarayika bitewe n'iyo myenda nabonaga ishashagirana wambaye. None ndi kubona wagira ngo ni wowe uyobora abantu igihonomu ubajyana mu muriro. Ubwo se nkaho urajya kunyohereza mu rugo. Ubu naje kwana amakuru aka gasa ari uko nyine mu nkono harimo ikintu. Oya Imana ibirebe. Niba unashonje nagufungurira nta kibazo. Ibiryo iwanjye birahari. Ahubwo ikibazo gihari umuntu agira igihe cyo guhinga agahingura akajya gufata ifunguro nyine ry'umunsi kugira ngo ritunge umubiri. Noneho neka abakire babigenza twebwe twaragowe icyakwereka ko uramusazi ngo ni nzabandora rwa data n'urunyenda n'urwo kurara gongereza umubyeyi wanjye gusa aramugongesha kugira ngo saa munani ndaryama umugongo nkajya numva aritatswa najya kureba ku maso nkasanga nta marira ariho nkagira ngo arimo ararira ya marira nyine y'ingona. Iryo si ihohoterwa se? None se uramuvuna muheto w'umutindikazi. Oya ariko ntugatukane ukiri muto kubera ko iyo utukanye ukiri muto birakokama bikagukurikira no mu masaziro yawe urukumva. Bisaba ngo ubyirinde ukiri muto kugira ngo nugera mu masaziro uzabe uri umuntu w'intangarugero ku bandi. Hanyuma se ubwo umuruhu urenze kunyokamo ubu nzokamwa n'umuruhu urenze kokamwa n'isuka. Isuka ni igeno kubera ko igeno ni urugendo tucamo mu buzima urukumva. Umunsi niko Imana yakugeneye kuri buzuga kubitana isuka bivuze ngo yanagenye yuko twari guhura hano tukavugana no magambo turi kuvuga. Bivuze ngo rero ejo hazaza ntabwo uko hazaba hameze sibyo. Ushobora kuzaba ubayeho neza. Hariyo mpamvu tusabwa gushishikarirwa gusenga kuko tutazi ibiri imbere uko bizaba bimeze. Imana ikaduha intege n'imbaraga zo kugira ute zo kubinyuramo twemye. Urasenga se? Niba ari aya mahomvo n'amanjwe waruje kundukaho komeza urugendo ujya kuruka ku bandi karuke mu kuzimu. Yesu we. Reka nkomeze nipfire. Ariko Kristo akweze. Ako si iyo mitongero uri ku ntenge. Urabura kujya kweza data rwa data rugiye kuzicwa n'imihini ya rubanda kubera gusahura. Bakubona. Ufite imyaka ingahe? Wowe kabyara we wa muvandimwe we karagahishi. Wagira ngo ya misaraba yose mukristo yari yikoreye yahise ayishyira iwanjye. Ubu ngubu nujuje imyaka 30 menya ndi hafi gukabakabanya ko mu ntege. Yesu we. Ufite imyaka 30 ungana ukuse? None sugira ngo ibizaba byina hangahe irusatira byamarira iki byibura yanazanganya nure wa muntu we. Nonse urasenga? Nyine wakababise niba wenda usenga wakabaye warabonye umugabo urukumva. Ariko niba udasenga urumva wirirwa mu murima ntabwo wabona aho uhurira nyine n'uwagufasha ngo kure mu rugo rw'iwanyu. Erega batubwira ko ingaruka y'icyaha ari urupfu kandi batubwira ko nyuma ibintu byose bizaba nyuma yo gusenga ni ukujya mu ijuru no guhabwa ijuru. Hanyuma se njye mu butayu njye mu masengero njye gusengera ijuru. Urumva ikintu Imana izaho umuntu usenga ngo ni ijuru. Ijuru sizarima ngo rimarire iki? Ijuru ruto rya mbere ni ryano kuri ino sibyo? Nuko rero. Iyo ubonye umugabo mwiza cyangwa urugo rwiza ukubera ijuru nyine rito. Noneho ijuru
hanyuma kuri mama na data batemagurana noneho y'ijoro rigeze 5:00 mu kadomo mpita numva imbeba zirimo zirabyina abandi barimo barakoma amashyi noneho niba dutunze inzoka mu nzu zikajya zifata amazi zimana nyine mba numva ibintu bitaragurika nk'amazi. Wagura agakoco ngo amafaranga uzagura agakoco ka kamashu niba nta kamashu kari wanyu gura kamashu kumva gura kamashu izo mbeba zimare mu nzu. Tebera uyu muvuna muhetora sa kamashu se hanyuma ngo nkakoresha iki ukatega imbeba nyine zizashima okahambirwa ubusamu mu mafaranga ngano kwangu kuramubwa busa nk'uburaho hejuru y'iki narindi kugukiza izo mbeba zirazi gusakuriza genda ujye gukiza biwanyu imbeba se ziraza ubundi zifatira nose ikibazo ufite niki ikibazo mfite n'uyu muruho nyine ukomeje kunyokama n'uwo mugongo wa data na mama 5:00 z'ijoro amazi arameneka inzu yose kuzura kandi usibye uburiri buto ndagenda namureba ku maso nkabona ni muryeri nareba data nkabona n'ahantu yakonyaguritse nkibaza ari amazi ubundi yatembaga ari hose byaterwaga n'iki kandi iwacu nta robine tugira kandi njya mpaguruka nanjye iwanjye ngo ndebe ko uburiri bwatose nk'uko ubwo bwa mama na data biba byagenzuye nkabona burumye 100%, ariko aramugongesha 90 igashira. Reka nze uremera se basi gukizwa niba ari umusondwe ngiye mu maguru niba ari urutozi shoramo ukuboko hano urushiture kandi nawe ufite amaboko hagarara neza nta kiri buze kuvamo hano hantu banza wumve nyine icyiza nuko duhuye kandi ibyawe byose ndabyumva sibyo wowe rero icyo twakora ni ukujya mu rugo noneho nkakwereka uko bigenza gute uko tubigenza kugira ngo ubuzima bwawe buhinduke ibyo byo ntabwo byemera ubundi kare koza hano hamyanyura ingeruza rero nakubonye ngira ngo uri icyugu neza imiterere uburyo usa ndabonaga uri icyugu n'ubundi nabonaga nta jambo rizima riri buze kukuvamo nyine buriya rero ubukirisitu icyo buvuga ni ukutagira isebanya mu magambo yawe nisesereza kirisitu anca umunwa aguca umunwa cyangwa gushyiraho papiye kora ngaho isuka yihorere tugende isuka waba nshoceraza isuka n'agataba mu izina rya Yesu toka sishaka kwikurikiza iriya mivumo ya data na mama ngaho tugende nyine nteko kumana nose kumbona utangiye kwishimira manuka hari icyo usize inyuma tugende mbega kabuno bayose ahantu ntabwo nahanyura nikurije niko iwacu bijya bigenda dore data yamaze kugwa nyonzera igitoki cya rubanda ahita agenda yikuruza noneho hariya ku musozi hari igihe tuba dufite agaharamagara imyenda yose yaramucikiye aho agenda yambara imyenda yatobotse mu kibuno ariko ibyo ntabwo byemewe kandi ugiye kuza iwanjye mu ntebe none se ko wicaye ibyo ko bikora abana uracyari uruhinja kandi nakubwiye ko rwa data iyo rumaze kugonyonzora agatoki rugatuye ibitugu ahita atangira akikuruza none hari igihe azanye agaharamagara akikuruza uba asigaye yambara imyenda yajemo imyange mu bibuno nose ubwo ngubwo nose nkawe ubwo wagira ngo nta bwenge ufite uzi ko witwara nk'igitambambuga haguruka umuntu wambara ubucoco ari inkumi kuramo ntihaguruka mana yanjye nujya kuzana ibyo gutera isesemi ku nkweto zangiza inkweto nazibonye nzikeneye ngaho tugende kandi ntiwongere kwikuba hasi se ubu ngubu nk'aho umuntu yagushobora nsesekera ngo tugende bageze ngo urambwiye ngo reka ariko se tukamere nk'abasazi abantu bacuragura nibo mba mbona bakora komeza ariko shami muri n'abakire we rero niho mu rugo ngira ngo uri kuhabona si uhareba
ni heza kuba ahubwo ibintu byambereye urujijo nibajije ukuntu mwafashe televiziyo mukayibamba mu muryango mu madirishya none se namwe murara ku bisharagati n'ibyo data na mama bararaho oya turara kuri matera ku gitanda byose biba biri kumwe kandi na matera bayishyira ku gikuta ibyo nibyo nkunda nibyo ukunda ubu rero ngira ngo uri kuhabona hano niho wenda wazajya ugura mu gihe nyine twumvikanye ko ugomba kuhaba sibyo uri kubyumva neza nese ko upfukamye ndagira ngo ngusabe imbabazi nyine ibyo bintu uri kumbwira ntabwo byumvikana mbivuge mu cyongereza cyangwa mu giswahili uvuga mu gipuratini mu gipuratini hapa njoo nyumbani si ndio mimi natafuta uishi hapa sinzi impamvu uri kuntuka kandi njyewe nditonda kandi uvuze ngo nimvuge ngo mu gipuratini ndakivuze none utangiye kuvuga ngo ni ugutuka hano niho mu rugo tugiye kuzajya tuba hano njye nawe sibyo muri make ikizakurikiraho ni uko ubuzima bwacu bwaba bwiza kurushaho nkava muri biriya birambi byo kwa data se nkaza hano kugira gute kujya nko kuburira nushaka ko nkusaka nzagusaba nyine nk'uko ntabwo ibyo byari ngombwa ntuzansaba ubundi se waba ujya kunsaba muri iriya myanzu usaba iki wibagiwe ukuntu wivuruguse mu bitaka hari ugiye kunyanuza uzajya umesera nari mpanyutse okay noneho rero igikurikiyeho ni ukuzajya kumenyesha iwanyu ko uri muri runo rugo haguruka tugende mu nzu ujye gukaraba unambare utu dukweto tunyegereza uhita tumanika ku gitanda oya bino turabijugunya ndakugurira izindi nshyashya ntabwo nshobora kwemera ko inkweto zanjye zita ndekura se uzavamo umuntu muzima kubyara imore ni uko gusa zino nkweto kugira ngo nzibone zarameze ndakugurira izindi ziruta izo uzigura ariko n'izi nyine zihari ndashaka kugira inkweto nyinshi ngaho tambuka tugende mu nzu ariko ukunda guseka wowe noneho hano ndaharyama ndaharambara papa padi urabona ukuntu twagize amahirwe se gusa mugore nkunda aho urabizi ubuzima kuri aka gasozi kubyara umwana akaba na padiri ni umugisha twagize reba ibintu tugezeho reba umwana wacu aha tugejeje reba muri aka gasozi kose bavuga ko turi ba mama padiri na papa padiri ubona tudafite umugisha ariko urabona ko yanguriye na katacu nzajya ndeberaho n'agafoto kera kampaye ngenda nkareba nitegereza ariko uzi ko nawe wabyubahirije none ariko wabibonye ariko nanjye urabibona ubwo rero ni umugisha ukomeye kuko bamuhaye kuyobora diyoseze kandi natwe turi abakirisitu yego niko bimeze natwe tugomba kubaha imana undi tuzabyara nawe tukamutoza kubaha imana nitubyara umukobwa bazamubikira koko ntabwo bizi se uriya azaba umumameya siko babyitara ariko se mameya turaza kumubaza neza ariko tumenye nimba ariko biri ariko niko bimeze oya niko bimeze ni maseri ni maseri ubu aho ngeze hose nk'umuntu w'umugabo banyita umuntu w'umugabo kuko twabyaye padiri bakanyita papa padiri kandi ntekereza yuko nawe aho ugeze bakwita mama padiri wabuze ukuntu biba byiza biba byiza cyane nanjye ahantu ngeze abamama aho ngiye mu matsinda aho ngiye mu migoroba y'ababyeyi baba bambwira ngo dore mama padiri yaje urumva ko ari umugisha papa bateze aha ni ukuri kose ahubwo twibeshye kare twagombye kugenda kare ahubwo rero njyewe reka njye guhindura imyenda wowe ndabona ahubwo wowe wabyambariye kuva kare tugenda umukobwa rero mwiza rwose uri kibere pe sinakubeshya cyangwa ngo nihishire ko ufite isoni njye nakubeshye rwose ntanyuzwe umeze nk'isoko iri mu kibaya yayindi umuntu anywa agashira inyota ugutera isoni oya ibyiza byose iyo wabibonye uravuga ubu ngubu niyambuye umwambaro nari mfite niyambitse uwawe rwose ndemera kugushaka kubera ko n'ubundi namaze kubona ubusugi bwawe wowe urabyumva
ntabwo nabihakana rwose kandi Imana yo mu ijuru ihimbaze, nzakubera umugore w'icyitegererezo, ntabwo nzigera njya mu burara, nyine nzakwereka ko utigeze gukora ibintu bibi. Uyu mwanzuro ukoze ni sawa rwose, yaba abasore bose batekerezaga gutya. ubu none ndi gutekereza ikintu kimwe, ntabwo nanyuzwe rwose 100%, bibaye byiza wansogongezaho bwa kabiri kugira ngo ncuruze. Ucuruye gusa ushatse kuvuga iki? none se ntabwo uzi ko umugabo niyo yiyongeza umusore cyane rwose, ahubwo kunsoma gusa ukore ahubwo fresh kiss urayizi. Tegereza.